Hello guys, turagarutse hano kuri Tesi na Nana. Uyu munsi rero naje njyenyine. Tesi ntaho hari utuntu twinshi ahugiyemo. Aha turabakiriye cyane. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, guess what? Ndi kumwe n'abatumirwa beza cyane. Jesus. Beza cyane pe. Ndi kumwe na couples, abaririmbyi, abaramyi, bakora Imana impande zose. Reka tubabereke, hari abazi n'atabazi, ariko before ko mbakira reka mbanze ngire abakunzi bacu bakora subscribe, share, comment, baduhamagara ku telefone. Muri abantu beza, Imana yeze umugisha, turabasubije cyane, bari mu Rwanda, bari hanze, turabakunda cyane. So rero tugiye kubereka abatumirwa bacu couples, nabo n'aba YouTuber, Seka family, n'aba gospel cyane. Reka tubasabe batwibwire Papa Skyla na Mama Skyla. Aha, mwatwibwira mukabwira abakozi bacu, abenshi batabazi n'abazi. Okay, mwakoze. Amazina yanjye nitwa Murekatete Beatrice, ndi umubyeyi, mfite umwana umwe n'umutware, turi kumwe. Irindi Imana iduhana umugisha. Okay, twitwa Seka family. Amazina yanjye nitwa Mahirwe Eritie. Uyu ni umudamu wanjye. Twishimiye kuba hano kuri murano materaniro yanyu. Aya amateraniro yacu ni Church ya Tesi na Nana. Church ya Tesi na Nana. Murakoze cyane. So twari tubategereje, tubafitiye amatsiko menshi. Ku giti cyanjye njyewe nka Nana, Papa Skyla ariwe Eritie, ndamukunda cyane, ni umuramyi nzi kera yewe nkiri umukobwa, naramwumvaga Bose ukiri umukobwa gushaka ukuntu numvaga nyine akubona maze kumubyeyi. Imana igira neza, ntubona nawe nk'abantu n'umuntu n'umuramyi mwiza cyane. Mbere yuko dutangira kugira icyo mbabaza, tumuriza kapera aturirimbira akaririmbo kari kumufasha cyane, kari kwirukanka muri we. Okay, urakoze cyane. Sinzi nimba ibyo avuze wenda, ariko wenda umuntu hari igihe burya ushobora kuba wenda ukunda umuntu abandi batabizi. Gusa ntekereza ko ndi cyane ku buryo n'abazwi kuri urwo rwego. Ariko muri kuri nk'abantu baramya Imana, umuntu akubwiye kuririmba cyangwa se gutanga kapera, kubera indirimbo nyinshi zigufasha, ntabwo wabura icyo uririmba. Hari indirimbo y'abaririmbyi b'Abatanzania barimbye ivuga ngo natamani sana kuwa kama Bwana, mtu mwema sana ulijikana, niwe mtifu niache ya kale, nitazame mbele daima milele, niwe mpole tena mwaminifu, mtu mtulivu asiye na wivu. Yes. Amina. Ikibazo tumvishije ni indirimbo yavuga ngo nifuza cyane ngo kumera, kuba umuntu mwiza, kuwa mtu mwema sana, umuntu mwiza cyane birengejeho, umuntu witonze, mtu mtulivu, niwe kama Bwana, mere nk'Imana, umuntu mwiza, utuje, utishira hejuru, kandi niwe mpole, niwe umuntu nyine witonze, kandi umuntu ucecetse, utishira hejuru, utagifite izindi kamere nyinshi. ivuze neza. Muri ibyo yaririmbye neza cyane. Murakoze cyane, mwabyumvishije rero. Eritie azi kuririmba cyane, agejwe byiza, umunyamwuka, Imana igwiza umugisha. Asante kabisa. Rero njye nifite amatsiko yo kubabona. Turabishimiye, turabegereje hano, turabakiriye, turegereye natwe cyane, namwe mwishimiye turegereye pe cyane. Rero ndashaka njye nifite amatsiko. Ndabanza ndaze Papa Skyla kuko niwe waterese. Turabisubiramo neza. Niwe waje kubazaga mwene data hano Murekatete, kuvugisha Murekatete. Ndashaka kubaza ese Eritie
wari uzi ko uzashaka umuririmbyi niko wifuzaga mbwira wowe expectations zawe byemeze bite? Okay, murakoze cyane. Mu by'ukuri gushaka umuntu muzabana mu rugo naje gusanga habamo 70% ubushake bw'Imana, kuko nanjye ubwanjye sinari niyizi nk'umuririmbyi, sinari ko ndi umuririmbyi, uretse ko nyine uko ibihe bigenda biza bigenda bikwereka bigenda bikudetermininga byerekana uriwe bitewe n'ibyo ukunda n'ibyo ukora. Nyuma yo kwisanga mu rusengero turirimba muri korali, wenda ngahaba nk'indirimbo mukayitera kayiyobora, cyangwa se hari n'igihe wenda bigaruka guha inshingano runaka zijyanye no kuri muri korali, ko niyo cyane njye nakuriye nibwo buzima nabayemo cyane. Nyine naje kuba nyine nk'umuririmbyi, abantu bumva abantu bamenye nk'umuririmbyi, ariko ntabwo nari sinifite inzozi za destination zanjye. Kimwe cyo numvaga ko nzaba umupapa ufite abana, ufite umuryango, ariko ntabwo nahitaga determininga ngo umugore wanjye agomba kuba umuririmbyi cyangwa ameze gute, kuko nanjye ubwanjye numva nari utarisobanukiwe, nari ntarabyiyumvamo cyane. Yes, ariko uko ibihe bigenda biza, naje nyine abantu nk'uko bivuze umuririmbyi, sinzi ko abantu benshi babizi, ariko naje guhura na Madame Love Story yacu n'urugendo ruko twarimbanye muri korali buriya igihe kirekire. Twarimbanye igihe kirekire, ikindi gihe wenda gitareke mu dutumira tuzabwira ko twabanye. Noneho nyuma yaho nje gusanga nashakanye nawe, kandi nawe aririmba, ariko nk'uko wari ubibajije ntabwo sinzi ko ntabwo nabyifuzaga, byarabaye nyine. Niyo mpamvu navuga ngo mu gushaka k'umuntu hari igihe Imana igiramo nka 70%, uretse ko twe tuba dufite ubuzima zagira umugore umeze gutya na gutya, akenshi ntibihura nabyo, kuko twaje kwisanga rero tubana n'abaririmba. Murakoze cyane. Naho Murekatete bimeze bite? Mbone ko waza mwese. Esa izina rya Murekatete tuvugaga ariko naje nigishe kumva ryize byaba byiza ndakuzigere no Murekatete byarangije ariko dozina ni byiza kandi okay yose nayanjye Murekatete kanari ngo n'umugabo cyane kunyati imbere ntibikubereye pe. Njyewe warumbajije ngo n'expectingaga wenda ko nabana njyewe mu by'ukuri pe numvaga mbyifuza, narabyifuzaga nyine kubana n'umuntu duhuje impano, narabyifuzaga ngize n'Imana birakunda. Mbese n'ibyo wasengeye bwira Imana ati Mana numpuza uzamaze n'umuririmbyi rwose pe, wakundaga abaririmbyi wowe cyane cyane. Ese watangiye kuririmba ryari buriya? Njyewe natangiye kera nkiga mu wa 3 primaire. Nkiga mu wa 3 primaire nkina kana gato narimbaga mu gakorari k'abana muri Methodiste yitwa Munezero. Ndumva ko ni kera birangira muhuje, birangira duhuje cyangwa turabana. Ni byiza. Umva Love Story yabo iri muri brackets, tuzabatumira batubwire ukuntu byagenze. Mbese numva nakambabaza byagenze gute mwawe? Oya ni kuri no tubaza muri Love Story. Okay, rakoze cyane. Tuzabivugana tukize hariya. None ndashaka kubaza. Okay, umurimo mukuru w'uririmbyi, muri abaririmbyi mufite inshingano mu makwa yanyu, mu itorero ryanyu, kandi mwavuze ko muri ababyeyi, mufite n'abana, mufite indi mirimo itari uburirimbyi. Ibyo bintu mu managing gute? Murimo w'Imana mu itorero, mu rugo, hanze, ibyo bintu bigenda gute? Kimanaging gute mu ma practice y'amasengesho, ikintu nk'ibyo? Ngewe kigiti cyanjye bisa nk'ibyoroshye, mu maskera nawe sinzi waraza gusubiza bwite ikiwe, ariko ngiye byumvuga bisa nk'ibyoroshye, ahubwo byari kubwira Madame byabaye byiza kurushaho. Urumva kera nkero umuririmbyi nyine nkitukira bisanzwe kuja muri korali, ko none twara abayobozi muri korali, hari igihe byangoraga sometimes, cyangwa nkagenda ntameze nkuko nagakwiye kuba meze, ariko ku nshingano nciye ko hejuru cyane kubana nawe byaramfashije. Hari ibyo amfasha gutegura
muri challenge zimwe zangoraga kera bigahita bikemuka vuba kagenda ameze neza. Hari yashaka kumbwira ati imyenda yawe nayiteye byuka wenda woge cyangwa se n'uyu biragenda gutya na gutya tugende kiri cyo kiba kivuyeho. Ikindi wenda izindi nshingano zisanzwe sinzi ko nta murimo n'umwe wo mu rugo rwacu watubuza kujya mu mwanya wo mu materaniro. Ntawe. Imana yatugiriye neza akazi kacu dukora turibera tukajya mu mirimo yacu n'ibisanzwe tugakora nyine tukayikora ariko amasaha ya practice amasaha y'amateraniro tuba turi available. Ngeweho ngira navuga ko nge binyorera cyane ku kigero ca 80%. Wenda we sinzi naraza gusubiza ariko we afite inshingano nyinshi aho umubaze cyane icyo kibazo kuko naza bikemuje. Ntago ari ibintu birenze. Buriya iyo umuntu wakora ikintu agikunze no kugikora kiramworohera, sibyo? Kuba turi abaririmbyi ntibibuza ko umuntu yakwita ku rugo, ntibyatubuza ko umuntu yajya muri korari. Urumva umuntu aba afite gahunda z'umunsi. Umuntu aba afite gahunda z'umunsi, wenda tuvuge n'urugero umunsi umuntu aba agiye muri practice, ngomba kumenya ko wenda tibubyuke kare nkatunganya ibyo mu rugo nkajya mu akazi ngewe ndikorera ntago wenda kamfatira cyane ukambuze kujya mu murimo w'Imana wenda niba ari practice niba ari sorti. Ibintu byose ni ukubipanga birakunda bikakorohera cyane pe. Nisingire amatsiko rero kubaza Bea ndaje kumwita muri Gatete. Yatakiza none se Mama Skyla wavuze ko ikintu wasenze bwira Imana ati manzame umugabo muririmbye Imana yamuguhaye. Iyo wumva ari kurimba wumva ameze ate? Usko mukanya ariko rero icyo kibazo wikipinga za gusubiza jewe ntabwo yambwiye ko yasengeye umuntu umeze biki. Ahubwo nyanga ati waransengeye kubera ko akambye ubwo bivuze hano ndamufasha urabona ko atagusengeye yageze aje gusengera mu rugo sinakundu abimucitse kuvuga umugabo uririmba sibyo. Umugabo uririmba ntago wenda na mentioningaga ngo mvuge ngo Mana nzabane na Eritse gutya nyine mu bintu nyine byabaga nyine muri karite z'umuntu numva nshaka umuririmbyi pe. Ngize Imana imuze yaramuguhaye cyane naje ko ndabaza none uzumva gute? Nza numva ni byiza. Oya birenze ni byiza cyane. Ngambira ukuntu yakurimba ukuntu uzumva muri wowe. Njya numva nyunezerewe. Njya numva iyo yaririmbye kandi pe yaririmbye neza ndabimubwira. Njya mubwira nti mbese umutima wanjye wawushaganyije. Mbese azamubwira ngo wakoze ku mutima wanjye kandi nzokugurira wenda n'ururaka akantu. Mama nana turi mu kiganiro turabasi cyane nigo huri hano ariko Mama Skyla avuga ibintu azavuga Pascal none se avuga ibintu bisha sinzi ko arimbye neza ariko uzubingi kandi naje kije gabone nizeye nawe no muririmbye. Iyo waririmbye neza nzamubwira ngo wamfashije cyane ariko nkako kandi ko kugura tagura sinzi kugurira dufite vugisha ukuri uvuge ngo ntayo ndabona vuze hano uzivuze muri gift muri rusange mba uzivuze ntaje ruswa nzamugurira iyo warinze neza amva kubwira tuze gift yindi yo kuririmba n'abakristian kandi tukatura kuri kamera tukishi cyane uyu mugabo tukaze kuguruza umugore birakanatsindwa ahubwo nana Mama Skyla aje kundaraza reka kubera Pascal kandi pe tuje tubakiri ndamucisha gute kundaraza ciye kundaraza gute ndamucisha turi umukozi w'Imana birenze. Mama Skyla n'umubyeyi mwiza kandi ndamukunda uretse n'imbere y'abantu kwivuga imbere y'abantu biroroshye ariko imbere y'Imana niyo izi uburyo ikimukunda ariko nawe arabizi. Ariko ari akantu kamwe nyine umuntu ugukunda nyine ku motiva rimwe nagiye gukorera permis
mama sikaya David nani tukonje kubwira gutandukira oya bikavuga perino aho zagize gutenda ngiye gukora peri ndamuhamagara nawe sheri ngiye gukora ikizamini nshoje ikizamini cya mbere ngiye kujya mu kindi kizamini nyine urumva umuntu uri gukora ikizamini aba afite ubwoba yego ntugatire mu nkubwire ntugire ubwoba courage kandi nutsinda ikizamini ukazana peri ngewe nzakugura inkoko kumva yego ndavuga nti ukajya nawe ugana na polisi nimba nimubona ntanakwiriye ariko ntimudakishe inkoko nasezeranyije mubwire ni ukuri nakoze mu mutima mana ndasenga imana yamfasha gutya nari ngiye kuba gutya nageze kuri demarage nari mvuze pe ariko imana data yese imana yo mu ijuru mana kuri nashimwe guha peri noneho impa peri tegereza ya nkoko ya muntu urabura ako n'uyu munsi wa none ndamucisha ku ndazi baje amatorero rero ni gute wagusozaneje baraza mbumubwira noneho iyo umuntu sibyo ari gukora wenda ikintu runaka kandi pe kimusaba nyine ubwitange n'iki hari ukuntu ujya umumotiva ukamubwira ati wowe upfa gutsinda gusa ibi nk'uko rero basoya ntago ukubivuze biba byoroshe ubwo yavuze si iyo veri mavuga yavugiye mu ijwi rigaragaza ko iyo nkoko uzayishura n'uyu munsi ese kupasa sinkureze nta nkoko ndakugurira urako tubihe na promesse inkoko ya anniversaire itandukanye n'inkoko ya perimi cyane itandukanye n'inkoko ya promesse ya inkoko ya perimi n'uyu munsi yacambamo ariko byibuze ngo iracambamo iyo nkoko nzayigura iyo nkoko noneho ngemereye kuri kamera zemere kuri tesinanana ngemereye kuri tesinanana yakoye perimi hashize nk'imyaka ingahe myinshi wumva iyo nkoko yewe yacambamo kandi ukuntu kuyaraziye ariko ndumiwe ok nzayigura pe iyo nkoko nzayigura ariko kizima nuko yabonye perimi jewe naza si kizima kurya nimba wemereye umuntu njyewe iyo mubwiwe ngo nzakugurira ikanzu iyi ngiyi njye nigura kandi sindamubwira ngo nshaka kumubwira ati wenda nta bushobozi nafite mbonye ariko nzayigura nkayigura nanjye nanyishyurira kuko nzayishyura iyo nkoko sawa mana nawe urakoze umwana ugumije urakoze cyane iyo nkoko usohorera umugambi wanjye iyo nkoko tuzayivugaho uzahamagara mubwire ko wari inkoko sinzi umubesha itazombesha ahubwo nawe ndagutumiye mama kuko sinayigaje kuri tuzaba turi kumwe cyane iryo ni ubona pe ikindi ngiye kubaza rero aha urabona ko mukora umurimo w'Imana mwese muririmbyi ese ko mwese mubona muri korali iyo habaye ikintu cy'amasorti wenda mushaka kugenda hanze ya Kigali kandi murabyiye mwese murajyana bigenda gute ntago yansiga ntago usiga habe niyo haba umwana yarwaye aho umwana yarwaye kuko ababyeyi abamama akenshi nibo bakunda kwita ku mwana ushobora kuvuga ati reka nsigare nta n'ubimbwiye ariko kuvuga gutyo gusa tuba dushoreramo cyane kandi mukumva ni byiza mukumva cyane biteye nk'ubwoba ni byiza cyane urumva hari ukuntu abantu bajya mu masorti urumva wenda amasaha akaba bukira ariko iyo turi kumwe habe ni saa munani zagera nta stress kuko mba nzi ko atari bumamagare mubaze ngo uri hehe neza papa Skyra we nta pressure umushira uvuga ati sanga umwana iki n'iki mama Skyra akunda umurimo w'Imana ndetse kundusha akunda cyane korali akunda cyane kandi igikorwa cya korali ajya amatira pe kandi wari ki donc ibibazo bimwe bambajije nanjye numvaga ko
kera najyaga nsenga imana uzaba nk'umuntu mudamu wanjye azaba ari umuntu byibuze igihe nzajya ngira intege nke ajya mpatira gushaka mu maso hawe. Mu by'ukuri icyo kintu imana aragikoze, ariko hari ahantu hamwe ajya asigara mama sikaya tuzajya twajyana gusenga abigiramo umwete, twajyana muri sorti abigiramo umwete, ariko tujye mu gitaramo wenda cya nijoro tujye mu gitaramo cya nijoro twembi tuvuge ngo tujye gusenga nta yindi mpamvu azavuga ngo afite ubunebwe bwo kugenda ngo sikowe nkweto yaguze ufite uzumva warushe bibaho ntabwo ari buri gihe ariko bibaho nyine ko hari igihe umuntu yumva atari muri mudu yo kuja mu gitaramo nijoro. murakoze cyane nishimye pe uyu munsi twaba n'abatumirwa beza cyane. Aha ndashaka kubaza rero muri mwembi ninde muntu ukunda amateraniro si ukuvuga wenda nyine hari ukuntu usanga umuntu akunda amateraniro kuri rwa rwego ku wa kane hagera agatangira gutekereza ku cumi, mbese iyo musohotse gukumbura ku cyumweru ninde muri mwebwe ninde umuntu ujya uzinduka amateraniro cyane akumva nyine agomba kuzinduka amateraniro byanga bikunda niki ndakubwira impamvu ari njye kuko njyewe ku cyumweru njye ubyuka kare mbere saa 12 mba nabyutse nkabyuka nkatunganya imyenda ye nkashyushya amazi nkamubyutsa buri gihe n'injye ujya umubyutsa byuka urumva ko byanga bikunda. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo kunsubiza gukunda amateraniro ntabwo uri kubona kuzuka kare kugera ku ikanisa. Umuntu uzagera mbere utazukunda gukereza amateraniro umuntu uzamubwira umwanya kwinginga se ninde muntu uzuzinduka cyane ngabasubiza papa uzugera ku ikanisa mbere yavuze muri yawe bikunda niwe ariko aho ngaho ningiye aho gute kubera ko mu masikara nyine ibyo byose akora akoze akezwa n'utuntu duke sinzi amenye utwaritwa rero n'igihe njyamo akunti yaba mu rugo adafashe breakfast nimba ari umugati n'icyayi bihari cyangwa masikara ntiyabisiga nubwo basigaye iminota 3 iyo waza kugura icyayi urafise ugaherezwa n'icyayi ariko muri kwegejeyo iyo mbonye iminota yashize nshobora kubisiga nkari akenshi nyambisiga ndabeshyira oya njye ntabwo nkunda kugenda ntanyweye icyayi uzi impamvu ahari ahantu tujya dukoresha imbaraga wa umuntu wagiye kuririmba iyo ushonje nyine ukuntu utajya bimera neza hakenera ngo nyine mu cyayi ngende meze neza. Aha none se muri mwembi mu rugo muri abana kandi nakoze Imana ndi mu ukunda gukora akaruhuko mu rugo ya kurakara bo icyo kibazo ni cyiza ariko njye nyandakara vuba njyewe ni wowe ninde uzasaba imbabazi usaba imbabazi imbere ntabwo ni njyewe nose ko niba bavuga ngo ntabwo ukunda gusaba imbabazi cyane se wowe utwo tuntu ujya twumva wumva ari two njyewe nta mugabo usaba imbabazi umugabo nyine ikosa ry'umugabo ngo ibajya ikosa ry'umugabo nibwo buryo bwe ko bajya bavuga amafoto y'umugabo nibwo buryo bwiwe wowe ugenda ubyemera njyewe nk'abakristo ntabwo ari hari umugani munini ubu ngubu bitakigezweho amahame arasenya sometimes njyewe nkunda gusaba imbabazi hari n'igihe njye numva nakoze ari njye wakoze amakosa rero kugira ngo meze nihagarare kandi ari njye wakoze amakosa nawe ni umuntu arigenda akara narakara amakosa nawe akahita arakara bikangwa wenda kuvuga ati nitegereze ko ari we usaba imbabazi njyewe hari n'igihe njya muhamagara nagihitiwe cyagiye nakoze amakosa mbabarira
cyangwa bemeze ko ngiye nko kubibona mu materaniro ntabwo nagenda naratwashwanye namubwira nti mbabarire cyagenda kubwiye nabi kuko iyo ugiye umaze gukora ikosa umutima ukubwiza ukuri iyo ubwiza ukuri rero ugomba kumusaba imbabazi niyo mpamvu musubiza nicyo kibazo kivuga ngo amafuti y'umugabo ntabwo ari uburyo bwiwe uburyo bwiza ni gukosora amafuti kandi ukakosora neza abapapa babyumvishije bari byumve cyane mbese mukajya mu materaniro mukeye bimeze neza nawe se beya bimeze bite gusaba imbabazi akenshi twe ku bagore sinzi wenda beya wenda uko ameze ariko twebwe abagore ngenda mu giti cyanjye nsaba imbabazi ariko mbere yuko nsaba imbabazi ndashaka ngo mvuge n'abavuge ndetse tubivuge icyo kintu ok sheri basi mbabarira ariko nabanje se kwividura naje kuvuga cyane neza copy paste njyewe birareka nkubwire njyewe gasi nkunda ko banansaba imbabazi imbere urumva abagabo ukuntu bameze akenshi nyine yari umuntu usaba imbabazi iyo azi ko yakoze ikoze nyine ahita avuga ngo mbabarira kandi akenshi ni sinzi nimba bivuze nimba bivuye ku mutima nimba bari kugira ngo amahoro abe mu rugo ntumenye nyine ukuntu nyine uburyo yahise asaba imbabazi ariko njye nkenera ngo niba nyine yankoshereje kwanza nabanza reka ibintu byo kuza gusaba imbabazi tubivuganeho byagenze gute kubera iki wabikoze nyine umuntu abanza avuge sibyo wibuke mu mutima numara kuruka mu mutima mubabarirana nta kibazo kandi pe bigahita birangira bigahita bishira cyane ariko mwabanjije nyine kubivugaho apana ibintu byo kuza gusasa hejuru ngo ngaho mbabarira ariko icyo kintu si cyiza burya ikosa ntabwo rikosorwa irindi biba bisaba ngo nimba ubabariye buba kubabara si ukuvuga ahubwo ni ukwihanganira uburemere bw'ikosa umuntu yakoze ukaburengaho ukabwirengagiza udateje wenda gukora ikosa ubundi buremere urugero kubabarira mbese kubabarira si ukuvuga ahubwo ni ugufata uburemere bw'umwabaro wagize bw'ikosa nagukoreye ukabwirengagiza ukemera kuruhura undi muntu utamuteje n'ubundi buremere urugero iyo mukoreye ikosa wenda nkubwiye nabi abagabo bakunda kuvuga ko uwo mugore uyu njyewe ntabwo rugira akabibika ujya ufata nk'umuntu utagira ubwenge ibyo birinda kurakaza rero kugira ngo ubanze unumvise nawe ugeze aho nawe mwumvisha ko n'umugenzi igifu ujya ubivuga kuko uyu musobanuro iyo detaye kugira reka mbanze musobanuro wumve ikosa wakoze ugeze aho umwereka ko noneho ari we wakoze amakosa nawe akagira uburemere bwo kumva ko niba ari amakosa mukagira uburemere nyine bungana noneho ukifuza ko ari bwo mubabarirana kandi ibyo ngibyo nubwo nawe ubimuteje ubundi buremere hanyuma rero tuvuga ati ake ntimbere kuko rero birangiririye ntabwo nyine ugasanga umuteje andi makimbirane sibyo njyewe usinyemera kubwira bimwe urumva ibyo rero bimuteje ubundi buremere bungana n'ubwo yaguteje akubura rya jambo icyiza rero ni ukubabarira mbere y'uko ujya kumuteza ubwo buremere kandi ubwo wakoze icyo kintu kandi uzarebe umuntu nakora ikosa ati ndakubabariye nta zindi komantere ndakubabariye bijya bituma yicuza cyane we bikanamutera kutazongera gukora iryo kosa guys rero murabyumva ukuntu bimeze ibintu byo gusaba imbabazi ni byiza hano papa sita yatubwiye ko umugabo agomba gusaba imbabazi mu gihe akoze ikosa ariko adusora atubwira ngo ibintu byo kuvuga ngo tujye kwisona twebwe abagore tuvuga ngo kugira ngo dusabe imbabazi tuzisaba ko twanje kwisona ntabwo ari byiza nashaka kubaza rero muri mwembi we na mama Sikayira ndi giheze ndi gift ndimutungura kako nini gutungura umuntu akatuzana ka gift atarabizi nubesha ndakubeshuza papa icyo kibazo banze usubize papa Sikayira azaheruka yavuze ngo nono nzaguha gift
sinzamenya bizabije oya ni ukuri ni nka ya nkoko ni nka ya nkoko ni nka ya nkoko ni nka ya nkoko kandi nyine akama kwizeza ibitangaza kandi si byiza abantu si byiza icyo kibazo n'amasikara arandusha ku magifuti ajya atanga gifuti pe ajya ama gifuti nyinshi ariko njyewe nanjye nyameruka nabihize pe mbiga cyane ariko nyine nanjye Imana izamfasha izagufasha mbigura ariko yampaye gift pe noneho ahubwo ndakubabereye n'igihe cyose utazi azandi yampaye gift nziza telefone wow nziza pe anniversaire yanjye urumva nyine Pascal ko n'urutwitsi ni umuntu ubibika ko bati nzaguza ikintu kabisa gifatika oya siko bayavuze siko bayavuze uko nyine ahubwo ajya yibagirwa ikintu yavuze nyine ngo ndagikora ako kanya akagikora nyine aragikora ariko iyo atagikoze menya ngo cyakintu cyarakozwe cyararangiye byararangiye kwa kundi yavuze none se Papa Skyla Mama Skyla nijya azumva ko mukunda Mama Skyla aha twebwe rero abantu nkatwe hamwe bande abantu bavukiye ruguru aho bafitemo nyine umuco kinyamurenge kuguma kubwira umugore ngo ndagukunda byo bigorana cyane gute kandi ahubwo nyine uwo mukorera ibikorwa bigaragaza urukundo ukamubwira neza ukamuvugisha neza ariko buri kanya ngo ndagukunda njye numva ururimi rwanje guterera iryo jambo biragoye si cyane ntibyoroshye cyane biraremereye ariko nyine nimba ko twakuze tutumva ba data babwira ba mama ngo ndagukunda bikaba bikiye kutwafekita kugeza uyu munsi wa none nawe mbona ko abishaka kumubwira ngo ndagukunda ariko nyine aho njya mbimubwira ko mukunda naho aba ari ingenzi cyane si buri kanya mbimubwira ariko hari nk'igihe rwose mbona yakoze nk'igikorwa cyiza wenda gikomeye mbona ntapfa gukora njyenyine cyangwa se yamfashije nyine nk'umurimo mwiza ukomeye nkamwandika bisa ndagukundira umugore mwiza ariko ijambo rya buri kanya njye mbona babivuga sometimes njya mbona ari nk'uburyarya oya ntabwo aba ari uburyarya biriya ntabwo aba ari uburyarya abamukunda wumva ari ubuzima nyine sibyo nawe Mascara uzishobora se ndamukunda ni rike nawe nibyamunaniye ni gake ariko ni byiza dushaka twabyiga ni byiza pe kubwira umupateneri wakumubwira ndagukunda wambaye neza urasa neza nyine ukamushimira sibyo ni ukuri ni byiza kandi nyine abagore banabikunda ariko wari uzi ko hari abantu batazakunda kugaragaza nyine umuntu ko ahubwo njye nabona yambaye neza gakena ngo bandi ari babimumbwira ni biriya bintu ugende ndabikubujije ni bibi abimubujije umuntu niba yambaye neza mubwire ngo wawe ahubwo nawe ati ariko nawe wagwemo ati sheri ndi kubona wambaye ibintu ntabwo bijanye akambwira ati njye ndabizi ko ari byiza sinzi mbaraga iwaza zikura oya ngenda nabyo ariko byibuze niyo comment wayitanze wamunamwitaye ati ntabwo bijyanye kugira ngo umwihorere tugiye gusoza tugana ku musozo rero ndashaka koza Pascal akantu kamwe konyine ese Mama Skyla wenda ateka mu rugo ni ryajya ateka ukamubwira ati merci shiri watetse neza uyu munsi bo igihe njya mbona ateka neza iyo yatetse ubugari bw'imyumbati ururi ariko nabwo ntumusabe guteka aruri y'abantu benshi ariko iyo mubwiye ati sheri unkorere hurure unkorere ubugari bw'imyumbati n'isosi hari igihe kimwe rwose nari mvuye mu rugendo antekera ubugari bw'imyumbati n'isambaza aho ngaho n'ifi n'isamaki ngira ngo umuntu wese yabikunda ikindi cya kabiri azi guteka umuceri n'amacipsi
nyine turiya tuntu ubwo se ntitutazi kuduteka oya waduteka turi sinzi nyine kunza mbyumva hari n'igihe umuntu ajya muri resitora akumva biratandukanye wumva akaboko k'umugore ni sawa ariko gucumba akawunga nashaka azambwira amufashe yewe uravuze ngo sinzi nshaka arabizi pe ariko mbega umugabo itabishushe cyane oya mama sikara azi gucumba bururi arabizi n'akawunga arabizi cyane ariko nyine uravuze ngo uzujye umutsima udashushe oya bushushe yes murakoze cyane reka tubashimire turashimira kapo ya Elsie na Bea n'abaramyi beza hajye mukora Imana he Siloam igikondo n'abaririmbyi beza kuva kera Imana yeze umugisha kuba mwatwitabiriye mukaza kubana natwe turabakunda cyane Imana ibagirire neza rero reka tuze Pascaira agira abantu inama mu buryo bujyanye n'abakristo bagira inama akantu gato gusa arakoze cyane turagushimiye dushimiye n'abantu mwese mukurikirana na YouTube kandi ni byiza gukomeza gukurikirana bino biganiro nimba arico bigufasha ushobora no kumva ko wenda wowe hari undi muntu wagisangiza ikiganiro byinshi binyura kuri YouTube channel kukimusharinga ni byiza cyane si no gutezanya imbere gusa ni no gufasha abantu kwaguka mu bitekerezo kubera kuko biradufasha kandi ugize ikindi kintu ushaka kunganiraho wabivuga muri comment section ni byiza rero tunashimira cyane mwene data ku mwanya waduhaye n'icyizere watugiriye kugira ngo tugaragare kuri YouTube channel tunaganirireho ni byiza cyane turagushimiye hanyuma nkuko wari usabye gutanga inama cyangwa se icyo navuga turi muri societe cyane twebwe n'iki kiganiro dukora kuri YouTube channel yacu kijyanye no kuganira ku bintu byo kuramya no guhimbaza Imana uburyo bwose umuntu yabikora inama ngewe numva iri ku mutima wanjye nuko abantu bagomba kumenya umuntu dusavinga uwo ari we cyangwa se uwo dukorera uwo ari we ni Imana kandi rero kumara kubimenya tukamakinga sure ko ibyiza byose Imana idusaba byo dusaba ntabwo twabikora 100% ariko tugerageza umva ko muzo tugerageza byiza no gukora no gusharinga bino biganiro ari byiza ikindi kandi iterambere ry'umuntu iterambere ryawe n'iryo ryanjye uko ushobora kunshigikira ni kuba wishigikira burya dushigikire ibikorwa byiza kandi turushaho gutezanya imbere ikindi kandi tugabanye gukora ibibi ukoreshwa na satani bibi twitandukanye n'ikibi Imana izadufasha turi abakozi b'Imana turi kugana mu ijoro niyo nama natanga ijambo rya nyuma rero nitwongera kugaruka nimwongera kudukumbura kuri no YouTube channel cyane vuba cyane muzatwandikire tugaruke cyane mwakoze cyane ubutaha tuzatumira couples ya Elsie na Bea batubwire love story yabo muzashukire hasi mwumve amakuru hano rero murakoze cyane Imana izo mugisha ciao ciao bye bye